umuntu wese ushaka ntabwo yambona uzareba wese ugushaka kunda gusuzuma niyo uri umukobwa buri mungu wese ugutereta ukemera uri rushoshwe siyo tubwizanye ukuri. Ni mu gihe abahanzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bamamaye mu Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye, Vestina na Dorcas bari muri Canada bagiye kuvugirayo ubutumwa mu buryo bwabo bw'indirimbo. Hari video iherutse gutambuka barimo barasa rwose nk'abahimbaza Imana, akunda Mungu kama wewe, ibintu nk'ibyo barimo bararirimba izo ndirimbo ati akuna Mungu kama wewe, ibintu nk'ibyo. Abantu bakomeje kugenda bandika komanteri, bakora ibiganiro bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bavuga ati Vestina no uyu musatsi wa Vestina ati rwose reka. Bamwe bati wasanga mu Burayi ahari gukoresha umusatsi gusokoresha ari ibintu bihenze cyane. Ati yakomeza akagira ka gatambaro kare mu mutwe we ajya muri Canada naririmba kuri stage, yari yateze nk'abarokore ba ADEPR rwose, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Abantu rero batungurwa no kubona ngo arimo aririmba ngo akunda Mungu kama wewe ku mbuga nkoranyambaga, ngo afite umusatsi ujabiriye rwose, ngo udakwiriye umuntu babonaga yarasokoresheje, umuntu babonaga mbega yiteze agatambaro nyine. Batunguwe n'uko arimo kuririmba kuri kamera afite umusatsi ngo ujabiriye, umusatsi utameze neza. Bamwe bati ayo ni amatiku, ayo ni amagambo, ati kubera iki mwinjira mu buzima bw'abantu, ati se mwebwe muhora musokoresheje, kuki mwumva ko umuntu hari ubuzima akwiye kuba yabamo, hari ukuntu atamera nk'abandi, kubera iki mufata abahanzi mukabahindura nk'aho ari abantu bakwiye kubaho gutya, mutekereza kubera iki ngayo ngo kora. Bamwe bati nyamara umusatsi we ni mwiza, nubwo wenda yagaragaje nk'aho atasokoje, ariko umusatsi we ngo ntacyo utwaye. Ni ibintu byakomeje kugenda bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, aho Vestina yiyamye n'abantu barimo bamuvuga bavuga ati nubwo wowe uzi ko ntakuzi umvuga nabi ku mbuga nkoranyambaga, ati ndakuzi rwose kandi Imana izaguhemba. Sinigeze nikubita hasi. Abantu bakoze ibiganiro bavuga ko yikubise hasi, ati ndi muzima, ndi mutaraga, ati rwose nta kibazo na kimwe mfite, ati nivugiye ko gushaka ukiri muto ari byiza, atari ko murumuna wanjye azaba aretse abantu babyuriraho bati wasanga urugo rwarananiye, ati meze neza, ati ndi fresh, ati ariko kandi iyo ugiye mu buzima utari umenyereye uko byagenda kose ntabwo wabura challenge. Ati niba rero naragiye mu rugo challenge zikaza kwa ko ntari bimenyereye, ibyo ni ibintu namwe byabaho. Kubera iki mwumva ko ubuzima bwacu butandukanye n'ubwanyu? Mwibaza ko tudasenga Imana imwe cyangwa tudatuye mu isi imwe? Ngayo nguko rero umusatsi rero uyu munsi niwo wabaye ikibazo. Ati rwose uyu musatsi wa Vestina urajabiriye. Kuva amateka ya Vestina ni ubwa mbere abantu barabonye afite umusatsi ujabiriye gutya, batangiye kuvuga atase yabaye umumama noneho ntabwo agisokoza bimwe by'abakobwa, kuba yarabaye umumama wenda hari ikintu ushobora kuba cyaragabanyutse mu buryo wenda yitwaraga. Ati rwose nubwo nasokoza nabi wenda ati ibyo biramaze, ikibi ni uko umugabo wanjye atambona nabi. Mbega abantu batangiye kugenda babihuza n'ibyo ngibyo, bavuga ati burya umudamu iyo umuntu abaye umugore ngo aba yabaye umugore. Ati nimurebe uyu musatsi nimurebe uyu musatsi ngo wa Vestina. Izo ni inkuru rero ziri ku mbuga nkoranyambaga, murabizi neza ko iyi channel yitwa Top Rwanda 250. Izo ni inkuru nyine ziba ziri kuri top, ariko kandi abahanzi nka Vestina na Dorcas ni bamwe mu bahanzi bakunzwe cyane hano muri Afurika, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi baracyari muri Canada aho barimo bararamya bahimbaza, ariko kandi bakomeje kugenda bagaragaza ko Imana ngigira neza, kubera ko yabasha kuba yabageze muri kiriya gihugu cya Canada. Nubwo nyine hari challenge zagiye zigaragara, bagaragaza ubwabo ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko
nka voka zaho ngo zimeze nk'imitumbwe cyangwa se zimeze nk'indimu ati ni dutoya, n'ibintu byinshi bagiye bagenda bagaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Vestine ati niba uri umukobwa abasore bose bakagutereta ukemera ngo uba uri igishoshwe. Ni akantu kagiye gatrendinga ku mbuga nkoranyambaga nako abwira abantu ati niba uri umukobwa bakaba bagutereta abantu baje ukemera ukikiriza, arekura igitutsi ati uri igishoshwe. Abantu bibashije igitutsi uburyo Vestine akizi ngo igishoshwe, abantu bavuga ati wasanga barabimutukaga mu rugo atura igishoshwe. Ariko kandi mwibuke ko ari abana b'i Musanze mu cyaro, hariya mu Rukiga rwose i Musanze, ni abakiga bahari i Musanze bakuriye mu cyaro. Nta kuntu rero ibyo bintu by'ibitutsi nk'ibyo ngibyo baba batabizi. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Kandi kantu kari gukora trendinga ku mbuga nkoranyambaga nakuko Vestine na Dorcas ari abakomedi. Murabyibuka uwitwa Nsabi ndetse n'abandi bakomedi batandukanye ba hano mu Rwanda baturuka iriya za Musanze, batangiye kugenda babihuza ko abantu bashobora kuba baturuka i Musanze bashobora kuba ari abakomediye, kubera ko Vestine na Dorcas ikiganiro cyabo cyangwa se ibyo bita show aba ari ikiganiro gisekeje gusa, kirimo ubuzima busanzwe bw'abantu, bitarimo n'ibintu by'indirimbo nyine bagaragaza ubuzima busanzwe, batangarira ibintu runaka, mbega nabo bagatangazwa n'ahandi Imana bagejeje, mbega bisanzura nyine bagaragaza uburyo ubuzima nyine bwo mu isi ari ubuzima. Ikindi cyakomeje kugenda kigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, abantu bari bazi ko Vestine namara gushaka urwo rugendo rw'ivugabutumwa na Dorcas batazongera kuba barufatanya, ahari wenda buri wese azamenya ibye. Ati ubwo ushatse idini ry'umukobwa ni umugabo we, ati ubwo nawe birarangiye nyine ntabwo uzongera gukorera Imana. Ariko urugendo rwo kujya muri Canada ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko abantu bavuga nyine n'Imana ikavuga ibyayo. Nubwo batangiye kuvuga amagambo nyine ngo yaguye kuri stage kubera ko atwite, ngo yafashwe n'isereri ajyanwa kwa muganga, ariko yasobanuye ko yagiye kwa muganga kubera kuba yari yakoze cyane arananirwa, hanyuma asaba ko abaza kumushaka mu gitaramo babwira ko ananiwe cyangwa se arwaye yagiye kwa muganga, atari ko yari amayeri kugira ngo aruhuke kuko yari yaraniwe mu rugendo agenda, bahita bakora batararuhuka cyane, ibyo bituma umubiri unanirwa, hanyuma ahimba ayo mayeri. Ngatangazwa rero kubona imbuga nkoranyambaga zitandukanye zibyuriraho ngo inda ye ishobora kuvamo. Bamwe bati ashobora kwigumira muri Canada, abandi bati ararana mu byumba na Irene cyangwa se mu indari ngo barara hamwe. Mbega abantu bagenda bagaragaza amagambo twakwita ko ari amagambo y'ubugoryi ku buzima bw'aba bakobwa. Ngaho nguko rero kandi aho ngaho ndetse subscribe ndetse na like kugira ngo inkuru n'ibiganiro biri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga bijye bibasha kuba byakugeraho ku gihe kuri Top Rwanda 250. Ciao.